ni ka kantu rero yego Sokarate yavuze avuga ati amabandi yego abafuderi bazashaka imyanya muri leta abantu nyine bagenda bagafata abantu bari bwishyire ku munsi abanywagura urumogi bafataga abakobwa ku ngufu abibaga bati mujye mu muhanda turabaha amadolari nimugoroba yego ariko muteze sabotage perezida acanganyikirwe aze mu biganiro naza mu biganiro ntabwo bari mu muhanda rero bazajya muri leta ako kana hari ibihugu bitanga amasomo ya demokarasi biyoborwa n'ubwami yego ubwo baba batwigisha iyo demokarasi bavukana imbuto nyine mbwira baba batwigisha iyo demokarasi bakunzi ba KOP twongeye kubasuhuza tumaze iminsi tutabonana bagize ibibazo byinshi binyuranye kandi burya ibiganiro bisaba kubikora umuntu yuzuye mu mubiri mu ntekerezo mu mutima bese byose ari mutaraga ubwo rero n'ibibazo biri tekinike amakamera uburwayi nuko ariko turimo turagaruka uku kwezi kurashira nibura twongeye kubagezaho ibiganiro nk'uko mwabikunze tubagezaho ibiganiro mu buryo buhoraho nibura 2 mu cyumweru imbere kuri kamera turi kumwe na Maître Aroni Katabogama Maître mwaramutse ahubwo muraho neza makuru neza cyane wongera ijwi ijwi sawa mugabo we urumva niyegisizaga kuba dukurikira hari n'uwo maze guhura nawe warayavuye mu Bushinwa ahita ambwira ati twarakubuze abantu bose bahora bambwira bati twarakubuze ariko nkababwira ko ubu tugarutse niyo mpamvu tuzanye hano ubwenge inyigisho ubwenge bwagiye mu bundi yes Maître Katabogama ariko buriya ntiwatwibwira wowe ku bwawe izina gusa se birahagije ndabibwira gutera wenda nuko ari channel ubwa mbere yego ntumiye twari dusanzwe duhurira mu bindi mu yandi makamera activité mu kiganiro impamo waduhaye umusada ukomeye cyane mu bijyanye n'amategeko rero na hano nyine n'abakunzi ba KOP barakwigombye kandi tugushimire ko wabyitabiriye nitwa Katabogama Aroni Imana yangiriye neza nyine hongeraho n'akandi gatitire ka maître yego uri umwavoka uri umwunganizi agashimira Imana yego umwavoka yego kandi n'umunoteri umugabo wubatse yego umunyarwanda yego ikindi sera ibyo birahagije ibindi turabimenya twirinze kujya mu mirimo wakoze ariko kugeze ku rwego rw'umwunganizi mu mategeko w'abantu nabyo ni byiza cyane tuzajya dukomeza guhura nawe tuganira ku bintu bijyanye n'amategeko kesi bimwe na bimwe itegeko ryasohotse ibintu birimo amategeko byose tuzajya tukwifashisha uyu munsi rero bakunzi ba KOP Karegeya Omar Pano ntabwo turi mu rubanza nubwo natumiye umwavoka ako se bavuganira imanza ni byiza biterwa twebwe abanyamakuru tuba twumva ahubwo ibyo biryoshye wenda ikibazo mwebwe ba nyirazo nabyo nibyo ni ukuzareba izarangiye ariko ngira ngo birere amategeko niba kuza kuganira imanza z'abantu mu binyamakuru ari byo ntabwo babikunda ariko izarangiye ngira ngo biremewe zabaye itegeko ntekereza personally ko nk'imanza zamaze kuba imirongo yego ukuye mu cyegeranyo aho tuganire kuri urubanza ariko urubanza nubwo rwarangiye ko rw'umuntu kumuzana mu rubanza niko mbitekereza yego ariko banza ariko nako amategeko abivuga niba umuntu yaraburanye divorce hari icyo byafasha reka ngufashe nubwo ntari umunyamategeko hari icyo byafasha sosiyete kugira icyo umuntu amenya ntekereza ko mu buryo bwo kugumya kujera ubuzima bw'abantu hari icyo urubanza rwagufasha wateruramo igitekerezo ariko ntiwaruganira nk'urwo rubanza ngo uzane amazina y'abantu uzane nimero mu gihe cya vuba kuko n'uyu munsi numvaga ndibuze kubivugaho hari kesi y'umwana nabonye ngo waba yaracuruje urumogi anarunywa
ariko baza kumufata mukuru we akabyitirira ku buryo uwo mukuru we yakatiwe. Urumva nk'iyo case study yo kuvuga ese kuko umuntu ashobora kwemera icyaha kitari icye bikarangira anagihaniwe agakora igihano mu mwanya wundi, iyo nzira harimo amasomo tuzabiganiraho. Urumva niba yaramukundaga cyane guhera mu kukigenza natwe dufite abo dukunda, nanjye umugore wanjye ntabwo wamutwara bibaye ari ibishoboka nkemera icyaha cye. nyine se barusanze mu rugo umugore adahari bakahagusanga ariko ukaba wenda wari kurumushinja uvuga uti n'urwanjye irindi pereza n'irihe urirangirije. Tuzabiganira twitonze. Abantu nyuma aho urumva umwana we nyuma yaje kwigaragaza nka we nyirabyo avuga ati mukuru wanjye afungiwe icyaha cyanjye, byo bifatwa gute? Tuzabiganiraho muri detaye. Reka uyu munsi twigiye muri demokarasi, demoscratine ngira ngo niko inkomoko ya demokarasi, ariko ntabwo nari nzi ko ari iya kera cyane. Nabonye Socrate yarigeze kubivugaho. Socrate ni umuntu wabayeho mu kinyejana cya gatanu mbere ya Yezu Kristu. Hari uburyo avuga demokarasi. Ntabwo nari nzi ko demokarasi ishaje cyane kurusha amadini, ko niba yarabayeho mbere ya Yezu Kristu urumva ko ari iya kera. Socrate akagira ati rero kambisome kugira ngo tuze kureba ibigize uko demokarasi tuyifata. Socrate aravuga ati ibyo Socrate avuga ku isenyuka rya demokarasi, avuga ati la demokarasi doit tomber, demokarasi izagwa kubera ko izagerageza kujyana n'ibyiyumviro bya buri wese. Ati abakene bazashaka ubukire bw'abakizi kandi demokarasi izabibaha. Ati urubyiruko ruzashaka kubahwa nk'abantu bakuru kandi ibyo demokarasi izabitanga. Abagore bazashaka kuba nk'abagabo kandi ibyo demokarasi izabibaho. Abanyamahanga bazifuza kubaho nk'abenegihugu kandi ibyo demokarasi izabitanga. Ati abajura n'abaforoderi bazifuza imirimo muri leta, imirimo ikomeye muri leta kandi ibyo ngibyo demokarasi izabibagezaho. Ati icyo gihe rero icyo gihe abajura n'abaforoderi bazafata ubutegetsi biciye muri demokarasi, inkozi z'ibibi n'abicanyi bagashaka ubutegetsi, hazabaho igitugu cyeruye kurusha icyabayeho mbere y'uko demokarasi ibaho. Icyo gihe cyariho monarshi, ubutegetsi bw'umuntu umwe, na oligarshi, ubutegetsi bw'abakizi. Ibi rero Socrate yabivuze mu gihe yabayeho hagati y'umwaka wa 470 no kugeza 399 mbere ya Yezu Kristu. Iyi ngingo rero tugiye kwisesengura akantu ku kandi. Ese ibi bintu aho demokarasi igeze uno munsi koko uko Socrate yabihanuye niko navuga, ese irashita? Ese aba bantu ibi byiciro ku isi, ntabwo tureba ahantu hamwe ku isi ibi bintu byagiye bibaho. Niyo ngingo tugiye kuganira uno munsi. Ubundi demokarasi ni iki? Kumva ngo ni ubutegetsi bw'abaturage bukorera abaturage. Tubwire mu demokarasi. Urumva ntago ndi bubivuge nkanjye, ndavuga ibyanditswe. Yego, nawe ushaka kuba ubizi n'undi ashobora kuba abizi, ariko iyo tuganira duhuza amakuru menshi. Yego. Demokarasi ni ijambo ritaboneye igisobanuro mu ndimi zose. Riguma ryitwa demokarasi mu bihugu byinshi.
ariko abarundi numva bahita ngo intwaro rusange. Intwaro rusange we. Ubwo mu Kirundi bo bagerageje kubibona gutyo. Mu Rwanda hari igihe bigeze gushaka kuyita nabi bavuga ngo ni ubutegetsi bwa rubanda nyamwinshi. Iyo hajemo nyamwinshi ni populisme abenshi, ariko ntago byari byo navyo. Turaza kubigeraho nusoza definition tuze kureba uko ishyirwa mu bikorwa nibwo turayimenya uko abagereki bayisobanura baravuga ngo ni ubutegetsi bw'abaturage, un pouvoir du peuple, bukorera abaturage, pour le peuple, kandi bwashyizweho n'abaturage, par le peuple. Okay, yeah. Un pouvoir du peuple rero ni ukuvuga ngo ubutegetsi butegeka abaturage, buva mu baturage, bwavuye mu baturage bugakorera abaturage. Un pouvoir du peuple ni ubutegetsi buva mu baturage. Yego. Ni ukuvuga ngo ni abantu bava mu bandi bakabayobora. Yego. Pour le peuple bubakorera par le peuple kandi bashyizweho n'abaturage nabo ubwabo. Okay. Ubundi icyo nicyo gisobanuro usesenguye mu buryo buri etymologique. Yego. Uko iryo jambo rivuze, uko ricimo amagambo abiri, demos kratos cyangwa demos kratei. Demos bivuga abantu batuye muri cité runaka. Yego. Kratos bivuga pouvoir. Okay. Pouvoir rero nabyo bisobanura biragoye, ariko iyo bavuze ubutegetsi hari igihe twumva ko abantu bose bumva ubutegetsi cyari cyo. Ariko ubutegetsi ni imbaraga zo gutuma abantu bagira icyo bakora. Imbaraga zo gutuma abantu bagira icyo bakora. Bakora gute? Cinjiza amafaranga. Ubutegetsi ni ububasha bwo kuinfluencer abantu bagakora ibintu, bakagira umurongo bakurikira. Importe ikintu cyose wakoresha. Utitaye ku cyo wakoresheje, ariko iyo abantu hari umurongo bafashe kunyuramo ari wowe ubiteye, uba ufite ubutegetsi. Muri iyi sanse rero tuba tuvuga ko pouvoir noneho ni pouvoir classique. Ubutegetsi buri mu maboko ya president, minisitiri w'intebe, guverinoma, ubutegetsi bwa leta. Hano nicyo dushaka kuvuga. Yego. Kundi iyo bavuze pouvoir nawe ushobora kuba ufite pouvoir. Nanjye mfite peuple wanjye. Naseromano ushobora kuba ufite abantu benshi b'influencer bakagira ibyo bakora. Ufite pouvoir. Kuko buriya hari n'umuntu uba witwa umutegetsi ariko atari utegeka, inyuma ye hari undi ufite pouvoir atari uwo tubona. Ariko ugitanga n'ingero niba hari aho byabaye. Nyine navugaga yuko iyo tuvuze pouvoir twita twumva pouvoir classique y'ubutegetsi, inzego za leta, igisirikare, igipolisi, guverinoma, ubucamanza. Uvuze ko hari umuntu ugaragara yitwa ko ari umutegetsi ariko pouvoir iri mu biganza by'unduri inyuma. N'iki ngiki bavuga cya oligarchie. Yego. Ubutegetsi buri mu maboko y'abakire. Ntabwo abakire babona umwanya wo gutegeka. Ariko bashaka abandi bantu bakabashyira imbere, bakabategekera. Ariko wa wundi ufata icyemezo uri bugisinya akabanza akabaza umukire wamushyizeho cyangwa uri mu mufinance. Oligarchie batangiye kuyivuga muri Amerika bavuga ko ari ubutegetsi buri mu maboko y'abakire. Ariko mu by'ukuri ntabwo abakire bose ari bari muri guverinoma, kuko ntibakwira ahantu hose. Ariko bari influence n'amafaranga yabo. Buriya gutanga ingero nko muri Kameruni, Paul Biya ahora kwa muganga mu Busuwisi. Buriya ubutegetsi bufitwe nande, hategeka nde muri Kameruni? Icyo navuga ni uko wenda ntabwo nari nkisobanura demokarasi. Ntabwo ndashaka kuvuga ku bihugu mu buryo twari tugeze ahantu nyine bigaragara ko buriya muri Cameroon Paul Biya yubatse systeme. hari terme ivuga ko hariho abantu batakaza ubutegetsi bakaba badatakaje ubutegetsi kuko n'undi bari barabutakaje, ahubwo bakaba bavuye mu myanya. Ubutegetsi bwo ntibari babufite already. Ntabwo bavuga ko muri Cameroon Paul Biya afite ubutegetsi.
kuko ntabwo afite ibintu yemfure wansa ngo bikorwe. Bikorwa nande? Muri hariho za leta ziba ziri dormant. Noneho urabona muri youth umuntu atwaye imodoka ya automatique. Sorry? Umuntu atwaye imodoka ya automatique. Yego. Ashobora kuva hano akagera wenda tuvuye nk'umuhanda w'iburasirazuba nta hantu hazamuka cyane hari. Ashobora kuva hano akagera Nyagatare atarahindura vitesse. Yego. Ari kuri vola gusa gake gake. Akazi aba yakoze kagatanganye n'umuntu ufite imodoka ya manuel. Ko manuel yara ku mupolisi umuhagaritse agahindura. Yagera ahamanuka cyane cyangwa ahatambika ashaka kujya. Utegetse muri domanti ni nk'umushoferi wa automatique. Hariho za pouvoir zimeze gutyo. Perezida akaba hari, yego. Guverinoma ikaba ihari, ibintu byose bikaba byikoresha, abarya ruswa bakaba bayirya, ntawe babaza. Yego. Ibipfa n'ibikira tampi. Okay. Ntekereza rero ko hari za guverinoma wakarasa gutyo mwisi. Sori kuvuga gutyo wenda mbajije ingero ntabwo zisi ngombwa. Ariko bibaho. Tujya ngo nyine twumve ama système de gouvernance nyine. Haraho umuntu akaba yashyizeho système ituma we atazagenda. Ibipfa bigapfa ibikira bigakira ariko nta kimuhangayikishije. Yes. Ubuzima bugakomeza. Ubuzima bugakomeza. Yeah. Bibaho nabyo. Wari ukikomeza. Hanyuma rero navuga ko demokarasi ubu ni gutyo bayisobanura mu buryo bwa teori. Ariko iyo ugiye muri pratique demokarasi yumvikana mu buryo butandukanye. Hari abumva demokarasi nk'uburenganzira bwo kuvuga icyo umuntu ashaka. Kabone nubwo cyaba cyangiye. Nyine ni hahandi nyine naza kubasa naho nkugarura ngo ni ibiki bigize demokarasi cyangwa se ni ibihe bimenyetso by'uko hariho demokarasi. Hari abumva demokarasi nk'uburyo bwo kuvuga icyo umuntu ashaka. Kabone nubwo cyaba cyangiza. Kabone abumva demokarasi kuvuga icyo ushaka, gukora icyo ushaka, kwisararanga. Kabone nubwo byaba bifite abo byangiriza. Bakabibona nka demokarasi. Yego. Noneho hagera n'ukubuza bakamukangisha kuvumubwira ko afite intwaro y'agahotora. Mbabarendaza gukoresha ikirundi nubwo nta murundi. Ariko hari ukuntu mu rurimi rumwe ibintu byumvikana cyane. Yego. Umurundi wenda bitumvikanye bitewe nuko wenda izo ndimi zifitanye amasano bikumvikana cyane cyane. Hari ibintu byumvikana cyane. Ikirundi n'ikinyarwanda. Hari ibintu byumvikana cyane mu Gifaransa cyane rwose. Cyangwa se nk'abazi ikinyarwanda n'igiswahili yakubwira ibintu mu giswahili ukumva nibwo byumvise. Hari abumva demokarasi gutyo. Aho abantu bavuga ibyo bashatse igihe bashakiye uko babyumva bakaba ariko batekereza ko demokarasi ikwiye kuba imeze. Noneho wanababuza kurenga imbibi wowe utaha mugiye murimo murangiza bakavuga ati wowe ufite intwaro y'agahotora. Ubutegetsi bw'igitugu adutwarisha igitugu. Yego. Kubera ko wababujije kwangiriza abandi. Noneho hari n'abafata demokarasi iyo bayita demokarasi liberale. Hari n'abafata demokarasi nk'ubutegetsi gushyira ibintu ku murongo ku buryo buri muntu wese abona icyo akwiriye kuba abona. Icyo akwiriye kuba abona. Duhere ingero. Iyo bayita demokarasi sociale. Demokarasi sociale. Icyo umuntu akwiriye kuba abona ubwo twashyiramo na VUP. Ubwo aho niho tugiye noneho muri cyangwa se muri cadre y'amategeko. Ubundi kugira ngo uvuge ko umuntu ubutegetsi runaka buri demokratike wareba iki? Yego, nibyo nashaka. Wareba umubare w'abanyamakuru bafungwa, wareba umubare w'abanyapolitike bahunga, wareba uko budget ya leta ikoreshwa, wareba uko amatora agenda. Niki wareba kugira ngo uvuge ngo igihugu kiri demokratike? Wareba uko abaturage barwanya ubukene. Wareba uko abaturage barwanya ubukene. Ibyo byose ubundi byagombye kuba bihurizwa hamwe bigatanga imbumbe y'ikintu gikwiye kuba twita demokarasi. Yes, iyo mbumbe nyine ibigomba kuba bigize iyo mbumbe ngo tuvuge ko ubutegetsi buri demokratike. Ni ubundi ubutegetsi buri demokratike. Ubutegetsi bashyizweho n'abaturage. Yego. Bishyirwaho n'abaturage ntabwo bivuze amatora. Nubwo amatora ari kimwe mu nzira zatuma abaturage bashyiraho ubutegetsi. Ubundi buryo n'ubuhe? Turaza kubuvuga. Icya kabiri
ni ubutegetsi bukorera abaturage yego kandi bufite uko bubibazwa. Accountability. Okay. Bubabazwa nande n'aba baturage babushyizeho. Yego. Okay. Ni n'ubutegetsi buha buri muntu wese amahirwe yo kwegizerisa uburenganzira bwe mu gihugu cye. Yego. Nge niko mbona iyo demokarasi ikwiye kuba yuzuye. Ariko buri muntu wese akamenya ngo ntangirira aha nkagarukira. Yego. Kuko muri demokarasi twifuza entre guillemets twifuza gufata n'ibitari ibyacu, kuvuga n'ibitatureba, kuvuga n'ibibujijwe. Ariho Socrate yavuze ati demokarasi izasenyuka ubwayo kubera ko izatuma abana bashaka icyubahiro cy'abasaza, abakene bashaka ubukire bw'abakire, abajura n'abacuruza forode bashaka imyanya muri leta. Kandi demokarasi izabibaha. Noneho tugaruke ku kintu cya abagore bashaka iby'abagabo, abagore bashaka kumera nk'abagabo, hari n'abagabo bazashaka kumera nk'abagore. Ndakora ko yarakiye buri umugabo yimakiye ni demokarasi. Oya, izo ngero nizo dukeneye metre, izo ngero nizo dukeneye. Urumva abagore bashaka kumera nk'abagabo n'abagabo bashaka kumera nk'abagore. Demokarasi izabibaha. Abagore bakambara amapantaro, abagore bagashaka wenda ari igihe bazagera bakifuza no kujya bakwa. Demokarasi izabibaha kubera ko demokarasi abantu bayumva nk'uburyo bwo kureka buri muntu agakora icyo ashaka, akavuga icyo ashaka n'igihe ashakiye. Aho tugeze aha imyaka ibihumbi bibiri na magana atandatu irashize Socrate abivuze. Aho tugeze aha ishusho ise Socrate ibyo yavuze nibyo cyangwa si byo. Turebe ngo uyu munsi demokarasi ya none niyo Socrate yavugaga, ese ko kuri gushita. Yewe reka nkubwire verisiyo yanjye uko mbitekereza. Uko demokarasi yatekerejwe kwari kwiza. Yego. Kandi demokarasi ni inyafurika. Ntabwo demokarasi ari inyaburayi. Twarayihoranye mbese. Nuko abashatse kuyandika ari abanyaburayi, ariko demokarasi ni inyafurika. Donc yavuye muri Afurika yitirwa izindi burayi. Ni nka bya bindi amakuru y'umuhigo ye yavuzwe n'umuhigi. Yego. Intare ihinduka inyantege nke. Sorry? Amakuru y'umuhigo ye yavuzwe n'umuhigi. Intare ihinduka inyantege nke. Avuga ko intare yatsinzwe. Intare yivugiye. Intare muri yonetse ikivugira. I like this. Intare iramutse ibonetse ikivugira ikavuga uko umuhigo wagenze, twamenya urundi ruhande bimeze gute. Umuhigi dushobora gusanga yaratsinzwe. Dushobora gusanga yaratsinzwe. Okay. No kuvuga rero waruvuze uti demokarasi ni nyafurika, yavukiye muri Afurika ariko yitirwa izindi burayi. Reka mbwire impamvu demokarasi ari nyafurika. Birananditse. Buriya ari demokarasi, ari matematike, ari medecine, ari écriture, byose ni ibya hano muri Afurika. Ibyo ndabyibuka. Imibare n'inyandiko ndabyibuka muri za Egypt ibintu nk'ibyo. Kuko nta civilisation turabona iruta ya, cyangwa se abo twaba turi kwibeshya wenda ko tutaramenya uburayi nawe bwari buyifite, natwe dufite iyacu, ariko noneho izina ryitwa. Urumva ngo nkubwire impamvu twiga mu mashuri, nawe warize urabizi ibyo mvuga. Nagerageje gake. Nyine uko kugerageza kwiga baratubwiraga ngo Christophe Colombo yavumbuye Amerika. Ngo Vasco da Gama ngo yavumbuye ngo Diego Wati kuko niwe yagiye kubyandika. Kandi bari abantu bavumburaga babaga babahetse ku mugongo, bahekaga mu ngobyi bagenda babereka aho bagiye kuvumbura. Umuntu bakamujyana akajya kuvumbura isoko ya Nili. Umuhetse yarasanzwe yize, sibyo? Nyine wowe uraje abaindigene baraguhetse bakujyanye ahantu igeze tudahavuye kandi bamaze imyaka 100 bahatuye. Ubwo bari bahazi ninde wavumbuye nje havumbuye iki? Abaindigene baravumbuye ko bahari baranahaba, ariko wowe
ni nko gutyo demokarasi imeze. Nibyo. Niba Amerika barayivumbuye ifite abantu bayituyeho b'abamerenzi, niba soko ya Nili barayivumbuye kandi aho yari iri hari abaturage bari bahatuye bayivoma, niba muri South Africa abanyaburayi bahavumbuye, niba ku mpera za Kongo abaportugali barahavumbuye kandi Kongo yari ihari, Empire du Congo yarabayeho mbere y'icyo gihe. Yego. Ubwo ni na gutyo demokarasi yewe nyifata. Ese bavuga ko demokarasi yavukanye na humanité, kuko abantu bose uko baba bangana, nabo bamenendiye nabo ba indigene barafite uko bayoborwa, bafite ubutegetsi. Kamubwira igitekerezo cya demokarasi aho cyavuye. Mu Misiri hariho ubutegetsi bw'abafarawo. Noneho bazamura imisoro. Yego. Abaturage bajya kwigaragambya. Noneho abategetsi bo hasi bari bafite inshingano yo gucubya ibintu byatuma imvururu zagera ku mwami. Yego. Noneho abategetsi bo hasi dukoresheje muri terime wenda za hano kugira ngo ikiganiro cyumvikane, conseiller, burugumesitiri cyangwa se gitifu, meya, bakajya gucubya abaturage bashaka kwigaragambya. Umwami ataza kumenya ko hari ibitagenda. Yego. Umwami ariko kubera ko yabaga afite abantu bamuha amakuru batari abo bategetsi, bamubwira ati ariko ibunaka byakaze, umusoro mwashyizeho abaturage ntabwo bawushaka. Yego. Kandi abayobozi bo hasi barimo barabakubita ibiboko ngo batahe. Yego. Umwami yohereza intumwa avuga ati abo bantu nimubareke bigaragambya, bareke bigaragambye. Niba umusoro babangamiye, akaba ubwo buryo bwo kubigaragaza ari ukujya kwishyira hamwe bagatera urusaku, murabakubitira iki? Umwami rero ategura desante yo kujya kumva impamvu abaturage bateje urusaku. Yego. Iyo niyo origine ya demokarasi. Noneho abagira iki kuko bajya kwiga imibare mu Misiri, bareba iyo style yo kuba umwami akora desante kujya kumva abaturage. Batashye iwabo bajyanye amasomo y'imibare bajyana n'ako kantu barakiga. Akantu ko gutega amatwi umuturage aho ngaho bagezeyo bakora inyandiko, babishyira mu nyandiko, ariko atari ibintu n'ibyo muri Atene mu Bugiriki, ariko ntabwo ari ibyaha bari babikuye mu Misiri yari ihari. Hanyuma rero iyo ubwo buryo bwo gutega umuntu amatwi kandi umutegeka, ukumva ibitekerezo bye, ukaba wabiheraho ugira icyo ukosora, niyo demokarasi y'ukuri. Noneho tugaruke kuri cya kintu cyo kuvuga ngo ubutegetsi bw'abaturage. Ese wumvise umuntu, tuvuge wenda uri mukuru wanjye, uri umutegetsi, cyangwa se turaturanye ariko nyine turi muri community imwe, uri umutegetsi, nta ruhare nagize kugira ngo ube umutegetsi, ariko icyo ushaka gutegeka cyose ukabanza ukanyumva. Yego. Kuba ntaragushyizeho bikuyeho ko ibyo ukora ari byiza. Nabyumvise. Nashaka kuvuga rero ko demokarasi ishobora kubaho ahantu hari amatora, ishobora no kuba ahantu hatari amatora. Ariko n'amatora ntabwo abantu bose bayajyamo. Abana ntibatora ariko bubahiriza ibyo watowe. Nyine navuga ko amatora ni agace gatoya k'inzira abantu banyura kugira ngo babone umutegetsi, kubera ko ariyo mekanizme abantu bakoresha, uwa mutegetsi akiyumva nk'uwatowe na benshi. Yego. Sibyo? Yego. Ariko atari na bose. Ariko bose ntibagutora. Imana ntabwo bose bayemera. Yego. So numva rero demokarasi uko abantu bayumva ntabwo dukwiye kuyipimira ku buryo bwo kuvuga ibyo ushaka, gukora ibyo ushaka no gutora. Hari izindi element zijyanye no kuvuga ngo uyu muntu watowe arakorera abaturage. Ese nkubaze, turamutse tugutoye uri umujura, amafaranga y'imisoro uyajyana, ibibazo nuko ntangero utanga kandi bibaho. Ingero umujura, umutegetsi w'umujura arangwa n'iki cyangwa kesi? Mvuga imanza se? Mvuga imanza. Oya, wivuga imanza, kesi zisanzwe zabugiye zivuga mu matangazamakuru cyangwa izo nasomye ku rwego rw'isi, abaryi ba ruswa
urumva se hari abanyarugomo abaperezida Nicolas Sarkozy yego bamukatiye ko yakoze fraude y'amafaranga mu gihe cy'amatora ubwo wayamuhaye yari yibye abaturage yego ariko na Sarkozy nawe yashaka kugera ku butegetsi mu buryo bw'ububandi atabuvanye ku baturage yaramuhamye yakoresheje amafaranga yaramuhamye sibyo ibintu byitwa Panama Papers yego ntago bizi se nabyumvise abavugamo abategetsi ni ngombwa ngo mvuge amazina iyo ni reference n'abadukurikiye bakwigirayo bakareba iyo bavuga ngo umutegetsi yubatse inzu ya miliyoni 50 z'amadolari afite konte afite ibigo 50 voilà uwo ni umutegetsi w'umujura ariko mu gihugu cye aba yambara ikote akajya kuri televiziyo akavuga amahame ya demokarasi kandi ari intebere ese mu by'ukuri icyo gihugu kiba kirimo demokarasi gusa kubera ko batoye ntabwo bihagije hari umuntu utambara inkweto kandi umusozi atuyeho ucukurwaho zahabu ahubwo utangiye kuza neza uriho amashyamba muri bimwe bya Socrate bwo twatangiye kubona ubutegetsi buhabwa abajura yego abaturage bakicwa n'inzara kandi igihugu gikize igihugu ntikigira amashuri kigira amavuriro kigira imihanda ntikigire ibikorwa remezo byose ubwo babyumve nyine hari uturere tuba tuyoboye hari uturere tuba dufite amabuye y'agaciro bacukura buri munsi ariko abana bata ishuri inda z'indaro malnutrition kandi uturere mu Rwanda tuba dufite uturere twishi tumeze gutyo usanga muri statistique tukaza inyuma ariko susoro umuntu ashobora kuba atari umujura ariko ari n'indangare wenda Socrate ntiyavuze indangare ariko ushobora no kuba umujura ntabwo ari ushyira akaboko mu kigega ashobora no kureberera abari kwiba nicyo nanjye nicyo nashakaga kuvuga ubwo iyo mvuze ngo uturere buri wese ntabwo iyo urebye raporo ya statistique yasohoye ACV7 uko uturere dupanze nuko tutuzi dukize ntabwo ni diametralement opposé uturere dufite ubutaka bukize uturere dufite ibirombe by'amabuye uturere dufite amazi ari bisambaza turwaza malnutrition uturere tweramo imbuto turwaza bwaki ibyo nibyo shaka kuvuga simvuze ko abatuyobora baba bibye ariko bareberera biba burerega no kureberera wiba hari inyungu umuntu aba afite mu buryo buri sophistiqué materiel morale bidusobanurira ni ukuvuga ngo niba utowe mu buryo bwa demokarasi ugomba kumenya aya mahame atatu gutorwa mu baturage gushyirwaho n'abaturage no kubakorera dufate urugero noneho tujye ku cyo kubakorera ahantu akarere keza inanasi amatunda amashu karoti bla 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 ugasanga kuri todo malnutrition ni akambere kari imbere no kuri todo production y'inanasi na todo production y'imbuto n'imboga ni akambere kwibaza aka karere bipfira nta banga ririmo rero muri statistique turiya turere twegereye ikivu twiganjemo malnutrition noneho rero muri demokarasi iyo component yo gukorera abaturage iba yabuze kubera ko abaturage icyo bakeneye ni coordination kubwo kubakorera si ukujya kubahingira ni ukubabwira ngo wowe uhinga karoti mbere yo kuzijyana ku isoko ujye ubanza ukureho izo kurya wowe uhinga inyanya mbere yo kuzijyana kandi nunazijyana ku isoko zose amafaranga wibuke ko kurya nabyo ari ingenzi ugashyiraho police ituma ibyo biryo byera mu karere kawe ukabijyana kubicuruza ahandi hagira ibisigara kandi n'amafaranga avamo ugashyiraho umurongo utuma abana batagira imirire mibi nta nubwo ibamo abana gusa natwe turya nabi buriya umuntu anywa inzoga kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru abarya nabi yajya muri hoteli akarya inkoko yose akayimara bakora iki ubutegetsi bwakora iki kuri uwo nguwo umuntu w'inzoga buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
akaba ari kwinjiza umusoro. Umva nkubwire politiki iba ahantu hose. Aho hakorwa iki? Nicyo nabwiraga pouvoir tugabanya abanywa cyane. Pouvoir ntabwo ari ukwicara muri parlement abantu batora amategeko. Pouvoir ntabwo ari gusohora cabinet paper. Pouvoir ni ukwemfluence abantu bagakora ibintu neza cyangwa nabi, ni pouvoir. Yego, pouvoir itemfluence abantu ngo uburyo bwabo bw'imirire buhinduke, kurya neza, aho ngaho iba yafira. Nibyo ikakanu nari nongeye uko kugabanya ubukene. Ndibutsa abantu ko ubukene mu Rwanda bwagabanutseho manze 12 bwari kuri 2017 bwari kuri gusa bwaragabanutse, ubu buri kuri 12 n'ibice ubukene bukabije. Yewe mvuka habaga ibintu byitwa ibipimo by'amakawa. Nyine natangiye kumenya ubwenge, atubwira mujyane ibirere mu nk'ikawa isaso. Akagira igihe abantu bitwa abaserire baza kubicunga, abo babikoze bakaguca amafaranga. Ikawa yakwera marerezoma ugasanga wa wundi bahatiraga kuyihinga niwe ujya kuyigurisha. Ukibaza kubera iki umuntu ikawa yihingira akayigurisha amafaranga akayajyana, amushyira agahato ko kujya kuyisasira no kwicara nibaza agaciro kayo. Oya, n'uyo wafata kesi mu bahinzi b'umuceri ko babayeho, amakoperative menshi, ubonamo ikinyuranyo. Mwandandika igitabo ku makoperative kuba bakora, ubonamo ikinyuranyo. Babandi bakora n'abicyayi ubona uburyo uko baba bakoze n'imbaraga baba bakoresheje, ntabwo ku buzima bwabo bigaragara. Haba hapfuye iki, hakorwa iki? Rero muri cadre ubutegetsi bwakora iki? Pouvoir twagiye hano cyane. Yego, nzi ko tubivuge muri oya nta kibazo, turabyagura nta kibazo. Ariko icyo nashaka kuvuga, pouvoir igomba kuba ifite ubushobozi bwo kwinfluence. Yego, hanyuma igakoresha amategeko asunika igihe kugira ubushobozi bwo kwinfluence, ububasha n'ubushake, kuko ikibazo hari aho bipfira ku bushake. Noneho niba umutegetsi adafite strategy cyangwa se umuyobozi, yego, adafite strategy zo kwinfluence abantu ayobora, yego, mu buryo buri soft, budahutaza, yego, ari mu mwanya atagomba kuba ari. Ubundi niko demokarasi ikwiye kuba imeze. Nubwo yaba yaratowe ariko yadashoboye ibyo, uyu mutegetsi udafite ubushobozi bwo kwinfluence abantu ngo bakora ibintu runaka, bari muri position atagomba kuba ari. Kuko iyo niyo pouvoir. Pouvoir ntabwo ari kuvuga ngo ujyanye abapolisi mu modoka mugiye guhatira abantu mwabafatiye imbunda. Pouvoir ni ukuba ukora ibintu abantu bakakwigana utabibabwiye. Kambara neza abantu bakabona bati turambara nka runaka. Yego, bashyiraho systeme y'imirire myiza, no bati iyi systeme runaka yashyizeho imirire myiza tuzayikurikiza kuko natwe turi benefit. Ubundi iyo niyo pouvoir y'ukuri. Iyo hajemo agahato rero, nubwo baba baragutoye 200%, uba ntabwo uba ukiri mu demokrate. Muri Kenya ibiri kuba ni ubuhe butegetsi? Ni pouvoir iyi harimo kubiki? Muri Kenya harimo kubiki? Harimo bari abajenizi buzura umuhanda, abasirikare, abapolisi bakajya kurasa perezida. Birabyitwa iki? Tugomba muri economy harimo ibintu bitangwa ni externalities, external factors. Nta gihugu kibaho nk'ikirwa. Biba muri Kenya ubushize byaranahabaye ngira ngo kuri round ya kabiri. Saba. Biriya ni ibintu bituruka kuri ku cyuho kiba gihari mu gihugu, cyuho cy'ubutegetsi. Intege nke z'ubutegetsi. Ni cy'ubutegetsi bura bwa Kenya nyine hehe bwarakoze neza kugira ngo biriya bintu. Erega ubutegetsi ntago tureba perezida, tureba uruhererekane rw'imiyoborere. Rutashobora kuba yarasanze hari icyuho atabashije guhita siba. Yego, ariko kubera ko wenda afite abamurwanya benshi, baga bati ibintu reka tubimwitirire, nubwo yaba atari we wabiremye, atari we warangaye ngo bikorwe, nakazaho imbaraga zo kugira gute. Ariko ariho cya kintu nakubwiye, ubundi iruhande rwa demokarasi hagomba kuba hariho patriotism.
kuko ahantu hatari patriotisme demokarasi nta kintu bije kumara. Kubera iki? Iyo umuntu agiye mu muhanda avuga ko adashaka perezida agasenya iduka rya mugenzi we, biba bifitanye isano na perezida. Ngiye mfite iduka ku Gisimenti, cyangwa mfite iduka i Nyagatare, cyangwa mfite iduka i Rusizi, perezida ntituziranye, ntituvuka mu muryango umwe mu buryo buri direct, uretse guhuza ubwene gihugu. Ariko uravuga ko udashaka perezida ukaza gusenya iduka ryanjye ku Gisimenti. Rimwe na rimwe nkanarisenya ntakuzi nawe na nyiraryo ntamuzi. Ibyo duka risenya itanazi. Bifitanye isano na demokarasi. Abavuga ko barimo bashaka demokarasi barimo barinjoyinga, abigaragambye ariko baba bari kwinjoyinga. So ni ka kantu rero Socrate yavuze, avuga ati amabandi abafuderi bazashaka imyanya muri leta. Abantu nyine bagenda bagafata abantu bari bwishyire ku munsi, abanywaga urumogi, bafataga abakobwa ku ngufu, abibaga bati mujye mu muhanda turabaha amadolari nimugoroba. Ariko muteze sabotage, perezida acanganyikirwe aze mu biganiro. Naza mu biganiro ntago bari mu muhanda rero bazajya muri leta ako kana. Ntago bari mu muhanda rero bazaza muri leta, bazasubira mu burushyi bwabo. Hazabandi baba finance, hazaza abandi baba finance. Ariko noneho bajye muri guverinoma, ibi bibaye guverinoma y'amabandi. Y'amabandi ya finance agabigaragara. Ntago ari ni guverinoma nihinduka ntago bazajya muri bari mu muhanda. Nuko rero Socrate yavuze ati demokarasi zisenya ubwayo, kuko bari baritwaza demokarasi ariko bakaza mu bandi mu gushaka kugera ku butegetsi. So ibiri muri Kenya rero ntago ari demokarasi, ahubwo nubwo buhanuzi bw'uwo mugabo urimo busohora. Nibyo nashakaga. Ni byose yagiye gusenya demokarasi. Ariko bakabyitirira demokarasi. Ati abakene bazifuza iby'abakire. Amatora yonyine ntago avuze demokarasi. Hari bigomba kwiyongeraho. Ngomba kwiyongeraho patriotism. Yego. Kwiyongeraho transparency. Yego. Kwiyongeraho accountability. Akongeraho na component yo guha buri muntu amahirwe. Aricyo kiza muri iyo transparency. Buri muntu wese umuha amahirwe akwiye kubabona. Ariko se umuntu tuvuga umuntu akoze kude akaduha amahirwe, bashyiraho amategeko twubahiriza, tukamwishimira, tutamushyizeho, ntabwo tuba turi muri demokarasi. Ni mwamwisha amategeko yayo. Mpuriza aha tujye rero kuri scene international. Yego. Abatwigisha demokarasi ntabwo bayikora. Gute? Hari ibihugu bitanga amasomo ya demokarasi biyoborwa n'ubwabo. Yego. Ubwo batwigisha iyo demokarasi bavukana imbuto. Nyine mbwira batwigisha iyo demokarasi. Demokarasi monarchie. Ubu birigi butwigisha demokarasi kandi bajya batora, ariko bagira ngo batora umuyobozi w'ubirigi ni umwami. Umwami. Kubari ministre w'intebe ufite power nyinshi ntago bivuze ko iyo aspect yo kuba ari monarchie twereka umuntu wihaye ubutegetsi adatowe noneho akayobora demokratikomo. Je muri Burkina Faso. Yego. Ntago nzi uko abaturage basimira ubutegetsi bwa Traoré. Ko nta sondage nakoze, ariko ya mugabo ibyo akora kuri scene international, inganda, imihanda, garagara. Abonye ko yona komisiyo y'amatora. Yego. Yagabanyije n'imisara abantu bo muri guverinoma. Ibyo akora biri mu nyungu z'abaturage kuruta abandi bantu batowe benshi. Ntabwo mvuga ko akora neza cyane, ariko ndamugereranya n'abandi abatowe badakora nkawe. Yego. Bavuga ko ari Thomas Sankara wagarutse. Ingoma ya Thomas Sankara nayo kandi nawe yari yakoze. Bavuga ko ari incarnation ya Sankara. Kandi nawe na Sankara ntiyari yatowe. Na Sankara ntabwo yari yatowe. Nubwo kandi ababurukina be ntabava mu mutwe. Yego. Hanyuma Louis Rwagasore yaratowe. Le Prince w'i Burundi. Uzakora iperereza mu Barundi bazavuga ko model de bemera. Yego. Kandi side zose. Yego. Side zose. Yego. Ni incontest. Yabitewe se nuko yatowe. Le Prince Louis Rwagasore. Yabitewe se nuko yatowe. Yeah. Hanyuma abanyarwanda
tujye kera. Abanyarwanda barahira abami baratorwaga, kuki se tugumya tukabirahira? Kandi ugasanga ni karase zose z'abantu bari bafite demokarasi. Kuki birahira abami? Nubwo wenda muri politiki hari ukuntu abantu badaramatiza ibintu bakabivuga ubutari, ariko iyo ugiye muri opinion publique ntabwo ubona inabi ya monarchie y'u Rwanda. Nayo ahantu yanditse, ntaho iganirwa. Kugira ifite na systeme ubutabera bwo ku ngoma ya cyane bwari sawa. None se batwara abatora? Yewe data we, iyo ndebye ntinjira muri domaine yawe, antuka kugiye ku ngoma ya cyami hari justice. Muri demokarasi haba jijomo. Birahari ariko oya ntacyo ntabwo twabijyaho impaka. Umwami yatangaga ubutabera, inkiko zitanga ubucamanza. Ntabwo turimo kugereranya. Nibyo mvuga, nazo zazanye na demokarasi rega, fuke tubivuga. Ariko icyo nashaka kuvuga ngo haye ingero z'ibihugu bibiri nazumvise n'izindi. Oya turava kuri iyo, ahubwo si ngombwa kumpa izindi, ahubwo none ndagira ngo turebe dictature démocratique. Dictature démocratique ba bisobanure nyine. Habaho dictature, kabaho na demokarasi. Nese utegetse abantu kwambara inkweto kandi bari bafite ikirenge gikomeye. Ntabwo ari dictature. Ngira nyine buriya ni ibiki biranga dictature kugira ngo yitwe yo? Amazi n'amavuta ntabwo ushobora kubivanga. Yego, ushobora gukoroga cyane, ariko nyuma y'akanya gato demokarasi na dictature ni ibintu bidahura, ibintu bidashobora kwivanga. Umuntu wagiyeho muri demokarasi ntashobora kuba dictature. Nta dictature démocratique ibaho. Umuntu watowe, gutorwa ntabwo ari demokarasi. Umuntu wagiyeho demokratikoma ntashobora kuyobora addicted. Nakubwiye ko gutorwa ni agace gato muri demokarasi ko kugena uburyo hajyaho umuyobozi. Ariko byonyine no bifata nko gutora byonyine no bifata nka demokarasi, cyangwa kuvuga ibyo umuntu ashatse byonyine no bifata nka demokarasi. Uzamisleadinga abantu usobanurira demokarasi. Oya dictature tuyifate nk'igitugu, gutwaza igitugu. Abantu bashobora gutwaza igitugu yaratowe, ntabwo byo bivuga ko turi muri dictature démocratique. Tuba turi muri dictature gusa. Umuntu ashobora gukorera abaturage ataratowe, akabakorera neza. Yego, ibyitwa uwo muntu aba ari umudemokarate utaratowe. Umudemokarate utaratowe. Kuko demokarasi kigamije ni ugukorera abaturage. Ntabwo urugero dufate, ndashaka ko ari wowe ubisobanura. Byitwa dictature byagenze bite? Byitwa demokarasi byagenze bite? Ko nari nkubwiye ngo utegetse abantu guhinga kawa batabishaka. Dictatorship ni ugushyiraho, utegetse abantu kujyana abana mu ishuri, ni ugushyiraho systeme y'ubuyobozi yego itubahiriza amategeko, cyangwa se itanemera ko amategeko abaho. Yego, ibyo ibyo rero ushobora kubikora waratowe cyangwa utaranatowe. Ibyo turabyumvikana. Yego, ni ugushyiraho systeme idaha abantu opportunity, yego, zo gukora bubahiriza uburenganzira bwabo. Iyo izi systeme ibaha izo opportunity bo batazishaka cyitwa. Aha nicyo nashaka kubwira. Niho nashaka. Ubundi ubutegetsi bwose za leta zibaho ni systems nka locomotive. Yego, ubundi wenda tujya muri teori ya leta. Leta ni iki? Yego, tubwire. Leta ni systeme s'umuntu ibaho kugira ngo iprotege abaturage. Abaturage twebwe buri wese ayiha imbaraga zayo. Yego, za mbaraga twayihaye kazegeranya, twebwe tugasigara turi powerless, nta mbaraga dufite. Yego, yigagumana imbaraga zacu, noneho tukagira na pact cyangwa contrat yo kuturinda. Yego, igaragazwa n'icyo contrat.
constitution n'amategeko. Yego. Hanyuma leta igakoresha za mbaraga twayihaye ikazikoresha irwanya umwe muri twe washaka gusubirana imbaraga. Ubundi niyo definition y'icyo leta ari cyo. Tuyiha imbaraga zacu ikazikusanya ikazifashisha irwanya umwe muri twe washaka gusubirayo ngo agarure icumu rye. Imbaraga zifate nk'icumu, zifate ko miliyoni 8 z'abanyarwanda twafashe buri wese icumu rye yirindisha akariha leta. Icumu ryanjye ni igikumwe natoresheje, icumu ryanjye ni umusoro ntanga, ibyo nashaka icumu ryanjye n'indi contribution yose ntanga ku gihugu kugira ngo igihugu kibeho. Ariko leta ikambwira ati ntuzahindure kagarara. Wa musoro utanga ntuzashake kuwisubiza. Wa musoro ntuzashake kuwisubiza. Cya gikumwe cyawe watanze ntuzabiremere cyane. Niyo mpamvu leta tubuza gutunga imbunda. Niyo mpamvu leta tubuza ABCD kugira ngo tutarema akajagari. Hari igihe rero umuntu ushaka kurema akajagari cyangwa kwisubiza imbaraga ze no kwica amategeko cyangwa no kubangamira undi muntu mu buryo bwe, ashaka kwitwara nk'aho ari umudemokarate. Akavuga ati ariko jewe ndashaka kuzana demokarasi ariko leta ntibishaka. Ariko kumbe wowe urimo uragwana inyungu zawe ku giti cyawe, ariko ntabwo urimo gushaka kuzana demokarasi. Leta rero ikibifite n'ukugira gute? Fata aya macumu twayihaye ikayakubitisha, yakubitisha za ngegera zose. Aho ariko nayo ikabigomba kubikora itabiza. Ntibakubite ngo bapfe cyangwa ngo badisappearing, ahubwo ikabagarura kuri ringi. N'akanyafu. Mwagombaga kuba mutarenga. Ntivuna igufa. Leta ntivuna igufa. Icyo gihe tutavuna igufa niyo ubwo ibe ari demokarate. Hari akantu turi kunsobanurira nubwo nakomeje ku bijyanye na dictature, icyo nise dictature démocratique. Donc ni ibiki ushobora gukorera abaturage batabishaka ariko biri démocratique. Ni buryo rero kubwira ubategetse. Kadufata urugero rw'igihano cy'urupfu. Yego. Hari ibihugu bifite amategeko yo y'igihano cy'urupfu. Ese Karege bagukatiye igihano cy'urupfu bakakwegizekita, nyuma bikaza kugaragara yuko buri umwere cyangwa se hari utagombaga kwicwa, umuryango wawe iyo leta usigara yifata gute? Ifata nk'iyatanze ubutabera. Ayavugisha ukuri. Bakubeshyeye ko wishe umuntu cyangwa se wakoze ikindi cyaha kiri kuri liste y'ibigomba kwicisha umuntu. Urubanza rurihuse ntarakunyonze. Nyuma y'imyaka 5 umuntu aravuga runaka n'inge bamwisha atanze n'ibimenyetso. Impamvu ntari kugusubiza neza nuko n'ibindi byose usibye n'igihano cy'urupfu umuntu yabuze burundu, nuko n'ibindi byose ushobora no gufungwa ugakubita nka wa mwana wa wundi nakubwiye ufungiye 25 ku cyaha kitari icye. Icyo nashaka kuvuga ko nuko systeme zo guverna ibihugu za systeme zimeze nka locomotive. Locomotive ihagurutse ntabwo ifata feri kuri buri kantu kose. Baravuga ati turahagarara. Ubwo mu nzira basanzemo agakwavu barakagonga. Ntabwo rero leta yashimisha abantu bose, cyo ni kimwe. Icyangombwa nuko guidelines zashyizweho n'abaturage leta nayo igomba kuzubahiriza. Ndimo ndakubwira hanyuma ibyo leta yakorera abaturage ntibishime. Niba murwara amavunja bati mukarabe, atwege ntabwo tuzarwara amavunja, leta igashyiraho ikiboko kugira ngo mukarabe. Ntabwo aho ngaho wahapimira igipimo cy'igitugu. Iyo ni demokarasi. Iyo ni demokarasi. So kubwira abaturage murya imboga batabishaka, kubwira abaturage muhinga ikawa icyo udashaka kurya imboga. Oya n'urugero ndi gutanga nyine kugira ngo abantu batandukanye bivuga ibintu biri politiki, ibintu biri cyangwa biri juridique. Naho kurya imboga no kwirwara imvunja leta ikabiguhatira ntabwo wavuga ngo adashaka. Oya. So ubwo ese ntufite abana. Ngeneye iyo definition nyine ntufite abana. Ubu umwana wawe nabyuka mu gitondo akajya ku ishuri adakarabye, ukabimenya ageze haruguru ukamugaruka ngwino garuka ukarabe, uzabaye umunyagitugu. So nukuvuga rero ko igitugu mu byiza kiba kiri demokratike. Ibyo ntabwo ari igitugu.
Okay. icyo navugaga hari ikintu kitwa ideal kiri mu kinyarwanda kuko ndabizi ko wize lettre biragoye nyine ariko ni igikwiye ideal ntabwo ari sujet de débat, ikintu gikwiye kuba gikorwa ntabwo ari ikintu abantu bakwiye kuba bajyaho impaka. Consciemment twese tuba tukizi humanité izi ideal igikwiye kuba gikorwa. Umuntu rero wakubitiye ko arwaye imvunja ashobora kubabara uyu munsi, wenda umunyamakuru w'ikinyamakuru nawe tuzazuma ikiganiro by'ukuntu gitifu yagucyatuye ibinyafu, ariko nyuma y'imyaka 5 wa muntu avuye mu cyiciro cy'abarwayi imvunja gicumbi n'abadakaraba tugeze twabakabiza wa muntu aravuga ati leta yarakoze kijya gihe sinabyumvaga ariko ubu ndabyumva. Aho niho ndashaka tuve rero kuri iyo stage y'abarwayi imvunja n'abagira gute, tujye kuri stage noneho y'abantu ahubwo bashaka gutegekwa kubuzwa gukora ibintu cyangwa gutegekwa gukora ibintu, noneho bakaba babona uburyo bwiza bwo kwinterpreta ko ari igitugu cyakoreshejwe. Reka dufate example iririyo mu bihugu byinshi. Hariho abaperezida barwanwa gusa kubera ko ubwoko bavamo ababarwanya batabwemera. Unakavuga ati je sinshaka perezida runaka kuko avuka mu Batuareg, sinshaka perezida runaka kuko avuka mu Bakikuyu cyangwa ari umukristo. Tujye mu Rwanda habayeho igihe abantu bavuga bati imyanya runaka ntihagirwamo na barunaka. Hari ubwo haje leta ikavuga ati abantu bafite iyo myumvire yuko umuntu kubera ubwoko bwe kubera idini atajya mu mwanya ngo bahige, hanyuma bakabahiga bakabafunga. Ba bantu ntibazavuga ko leta ari nyagitugu kandi batashakaga ibyiza. Ariko hari ideal barimo nuko abantu basangira umwanya ujyamo ubushoboye. C'est ça. Ariko ugashaka ko hajyamo uwo mu bwoko runaka cyangwa uwibunaka. Noneho leta igahangana na babandi bashaka ibitari ideal. Icyo ntabwo ari igitugu. Icyo ntabwo ari igitugu. Ubwo ni uburyo bwo kurinda societe kwangirika. Buriya ufashe umufuka w'ibirayi ugashyiramo ibirayi 2 biboze ukawufunga, nyuma y'iminsi 3 usanga umufuka wose hafi umufuka wose. Ubutegetsi rero cyo bugomba kuba bureba no gufata societe nk'umufuka w'ibirayi bakavanamo bimwe 2 bakajya bahora bacunga ni igihe kirayi cyaboze igihe kirayi kiboze bagikuramo kikavuga gite ubutegetsi ni ubunyagitugu. Ariko ubundi bankuye mu bandi. Kandi tugarutse kuri ya teori ya Leviathan. Leviathan ibifite imbaraga yahawe n'abaturage igomba kuzikoresha kugira ngo ijombe icumu umuntu wese ugarutse kwisubiza imbaraga ze kuko ashaka kuzikoresha nabi. Ahubwo ikibazo kiri he? Ni ryari Leviathan yabiza imbaraga zayo? Iyo Leviathan yikanga kuvuze wese aje kuyibangamira, kuko hari n'abavuga basaze barwaye ushobora kwikanga baringa se bahanzweho leta rero ibigomba gusesengura ikavuga uyu muntu ibyo avuga arashaka kubangamira inyungu rusange, ashaka kwisubiza za mbaraga umusinzi ni addiction ni hahamuka. Leta ibigomba gukora assessment kuko hari umuntu uvuga yasinze. Iyo bikoze iyo igize ikosa bigenda iyo yibeshye ku muntu wavugishijwe n'inzoka cyangwa akavugishwa n'inzara bakacara. Ubundi nta na kimwe gikwiye kuba kikuvugisha ibyangiza. Icyo nibyo hano. Yaba inzoga, yaba inzara, yaba addiction, yaba depression, nta na kimwe gikwiye kuba kigukoresha cyangwa kikuvugisha ibyangiza. Ariko leta ikwiye gukora assessment kuko yazatumara. Igihe umuntu agira depression kwirirwa mu rugo uryamye ntujye mu muganda. Bagomba kureba uriya muntu yasibye umuganda kuko ni kamere ye. Cyangwa uyu munsi yagize akabazo, no kurwanya ibyagezweho, cyangwa uyu munsi yagize akabazo. Uyu muntu wanze gutanga mitiwere no kutayabona, no kutemera ibyiza byayo. Leta ibigomba gukora assessment ngo ikabanza ikamenya ese ni iki kibimutera. Arashaka kubangamira inyungu rusange, arashaka kwaka Leviathan imbaraga zayo ngo nawe ahinduke Leviathan. Kuko buriya uvugisha ukuri mu rwego rw'isi leta ntabwo ari perezida, leta ntabwo ari guverinoma, cabinet.
leta si general, leta ni iki? leta ni systeme yashyizeho perezida, yashyizeho ihera hehe general, ikagarukira hehe? ihera mu isibo eh ikagera muri perezidansi. yamaye Leta ihera iwawe. mm Kuko buriya nawe imbaraga zawe wifitemo, ufite inyungu ko ibyo wubaka biramba. Niyo mpamvu systeme ya information ku isi hose, umuturage ni base y'amakuru. Sibyo? Rero iyo tuvuga ngo leta ikwiye kurinda ikanasesengura, itazitiranya abasazi, abasinzi, abafite depression, n'abantu barimo bashaka kurekarama uburenganzira kuri demokarasi. Ariko none iyo leta nayo yarengereye, icyo nangiye kukubwira wenda nsoreza, abaturage babyiyumvamo ko buriya leta n'abaturage ni nk'umutima n'umubiri. Iyo umutima udatera neza, umubiri urabimenya. Umutima ni leta, ingingo zisigaye ni abaturage. Leta n'abaturage ni nk'umutima n'umubiri. Iyo leta yatangiye guteshuka ku nshingano zayo, abaturage barabimenya, kandi umwe ku wundi ntabwo babibwirana. Hagira rero hagira uteza impuruza bakazira rimwe. Muranyumva? So leta rero igomba guhora iri maso ivuga ati ntateshuka, abantu bakiyumvamo ko ntagishoboye, hazagira uvuza inzogera bakazira rimwe. Ako niko kazi ka leta. Hanyuma rero mu buryo wenda bwo kugaruka ku cyo Socrate yavugaga, demokarasi ntabwo ari umwenda wadozwe n'umutayeri runaka ngo awudodere abantu bose bajye bawambara, cyangwa awudodere ibihugu byose bijye biwambara. Demokarasi ni igitekerezo cyiza cy'ubutegetsi bw'abaturage, bukorera abaturage, buva mu baturage, ariko gishobora kuba implemented, gishobora gushyirwa mu bikorwa hitawe ku mateka y'igihugu, ku muco w'abaturage, ku byo bifuza, ku bushobozi n'umuvuduko bafite bwo gukora ibintu. Demokarasi yo muri Amerika ntabwo uzayijyana no muri Afurika y'Epfo. Yo muri Afurika y'Epfo ntabwo uzayizana mu Rwanda. Iyo mu Rwanda ntuzayijyana i Burundi. Iyo Burundi ntuzayijyana i Bugande. Icyangombwa ni uko abaturage baba bemera iby'ubutegetsi bakorera. Wumva hanyuma se kuri ibyo Socrate yavuze, no kuba urabisobanuye impamvu ushaka sa demokarasi, baboneza yajyaga bitubwira nka simbyumve, noneho ndabyumvise. Amateka, intego bafite, rero umuvuduko bafite, aho bageze mu iterambere, ibyo byose bigize bidefinisa uko bashyira mu bikorwa uko igihugu cyagira demokarasi yayo. Socrate rero ibyo yavuze, umuti wabuguye par rapport, tumaze kubibona ko ibimenyetso byatangiye kugaragara mu bihugu bimwe na bimwe by'uko icyo Socrate yavuze ari ukuri. Umuti wabuguye, umuti waba yuko buri gihugu za systeme z'ubutegetsi ziba zubakiye ku gukunda igihugu no kugikorera. Hanyuma abantu bari gukunda igihugu nabyo abantu bajya babyitiranya. Hari abantu bitiranya gukunda igihugu akabyitiranya no gukunda ubutegetsi cyangwa buriho, cyangwa se gukunda ishyaka ririho, cyangwa se gukunda umukuru w'igihugu. Gukunda igihugu tugifate gute? Cyambere ugomba kumenya ko igihugu ni umubyeyi, ni umubyeyi mukuru w'abantu bose. Igihugu gitandukanye na leta, ariko gukunda igihugu twumve ko gukunda igihugu atari ukuvuga leta. Gukunda igihugu, ndavuga igihugu, a nation. Igihugu rero ni abantu. Ngo no gukunda abantu bacyo. Komeza. Igihugu ni umurage. Umurage abo bantu bafite. Mwarazwe gukora iki? Mwarazwe kuba bande? Mwarazwe kugera he? Ukaba ubyumva. Noneho mu bintu byose ukora, ugakora ku buryo utabangamira, utagambanira uwo murage w'abo bantu. Sibyo? Iyo umuntu rero agiye mu butegetsi, agiye mu kazi, yumva hari ikintu agiye gukora nk'umusanzu we mu kuzuza wa murage, abakunda igihugu.
umuntu agiye uri mu kazi, yego wowe uri umunyamakuru, yego ibintu ukora buri munsi, uzi umurage w'igihugu cyawe, yego kandi umurage w'igihugu ushobora kuwukura mu muryango wawe, ariko ushobora kuwukura no ku makuru wagiye ubona uko ugenda ukura, ukavuga uti burya papa si y'abanyagihugu bacu niyi. Wenda nko mu ndirimbo y'igihugu iyo tuvuga ngo Rwanda nziza gihugu cyacu, ni ukuvuga ngo harimo umurage w'uko igihugu cyacu kigomba kuba cyiza. Abakurambere b'intwari bitoye cyane, reka mvuga ibintu biri pratique, urajya umbwira niba ari ugukunda igihugu cyangwa atari kugikunda. Icya mbere wambajije, gukunda igihugu bitandukanye no gukunda ubutegetsi cyangwa abantu benshi, ngira ngo urujijo ruveho, abantu benshi bahora bigisha gukunda igihugu, ariko wabibona bakubwira gukunda leta cyangwa se gukunda ubutegetsi. Iyo confusion kugira ngo iveho, reka nguhe urugero kugira ngo asobanure. Umuntu wigisha gukunda igihugu akubita abaturage, akunda igihugu. Umuntu wigisha gukunda igihugu yiba amafaranga ya leta, akunda igihugu. Izo nyigisho, kuko benshi izo nyigisho zigeza zituruka aho ngaho. Umuntu wigisha gukunda igihugu agaburira amayibobo, akunda igihugu. Atabwiye ubuyobozi, fata amayibobo 5 ukazijyana mu rugo akazigaburira, akunda igihugu. Reka tubifate muri concept rusange abantu bashobora kumva, kuko uko nanjye mbyumva nuko nabisomye. Yego. Hariho igihugu, yego, hakabaho n'ubutegetsi, yego, hakabaho n'umutegetsi. Aho, yego. Igihugu ibyo ni ibintu bitatu: igihugu, ubutegetsi, umutegetsi. Yego. Ushobora gukunda ibyo bintu byose, ushobora gukunda igihugu, yeah, ugakunda ubutegetsi, ugakunda n'umutegetsi. Yego. Ariko ushobora kudakunda ibyo bintu bitatu, ariko utegetswe gukunda igihugu, byo ni itegeko. Gukunda igihugu byo ni itegeko. Kuko utagikunze ugakora ibikorwa byo kudakunda igihugu, uba ugomba guhanwa swate uyu munsi, ejo cyangwa ejo bundi. Yego. Noneho rero tubitandukanye. Igihugu kizabaho iteka ryose. Yego. Abanyarwanda bazabaho iteka ryose. Abarundi bazabaho iteka ryose. Abanyamerika bazabaho iteka ryose. Yego. Nubwo ngo Yesu azagaruka akabihindura, ariko reka muri concept turimo tubifata. Izo ni diruzi. Yego. Yego. Azagaruka ariko nawe. Yego. Reka twe kubicerensa nabyo. Hanyuma ubutegetsi bumara igihe runaka. Yego. Ishyaka ariko ubutegetsi rishobora kumara imyaka 100-150, ariko nta wagarantisa ko rizabaho iteka ryose. Ibyo byo haba harimo probability zo kwibeshya nyinshi. Kuvuga ngo ishyaka riri ku butegetsi cyangwa system itegeka izabaho imyaka y'iteka ryose, mirere na mirere. Ishobora kumara imyaka myinshi, 100, 500, 200, ariko iteka ryose byo ntago bishoboka. Yego. Hanyuma umutegetsi we, umwana w'umuntu abaho imyaka 70 yakabya kare kugera 80, niko birivuga. Ariko kubera ko mu Rwanda twateye imbere, ngubu ni ijana. Ko no ku rwego rw'isi Mugabe bari bafite. Yego. So wakunda umuntu iyo myaka ariko bikarangira. Ngira ngo mu gusobanura iyo chronology, wumvisha aho bikarangira. Igihugu gihoraho, abaturage bahoraho, ariko ubutegetsi burahinduka, umutegetsi we ni umuntu. Kuko iyo tuvuze umuntu ubwo nuvuga ngo aravuka, hagakura, igihe gasaza, cyangwa akarwara. Rero niba ukunda umuntu uzamara imyaka 30, urukundo umukunda ntago warunganya n'igihugu wakunda, kizahoraho, kidahinduka, gihorana abaturage, kizahoraho. Niba ukunda ubutegetsi buzamara imyaka 1000, ntago wabukunda nk'ikintu ukunda, ustabwo gukunda byiteka byose. So reka nguhe nk'ingero zo gukunda igihugu. Umuntu aravuka akiga, yamara kwiga akagira ibyo ageraho by'imitungo, akarema umuryango, umuryango we akawuteza imbere. Yabona yeze igihe cyo gusaza agahamagara abana be, agati rero bana banjye, muzagira umuntu muhemukira. Yego. Kandi namwe hagati yanyu ntimuzahemukirane. Yego. Mbaraza urukundo. Yego. Murumve twana twanjye nawe. Umuntu naza kurahura umuriro muzawumuhe.
umuntu navuze induru muzamutabara, umuntu narwara muzamuherekeze kwa muganga, runaka nibagira ubukwe muzabashyigikire, niba napfusha muzajye kuzima, napfusha muzabatabara, yafatwa n'inkongi muzajye kuzima. Sinzi iminsi nsigaje kubaho, ariko nihagira uza avuga ko twari dufitanye ikibazo wenda mubone nibagiwe muzagikemure. Sinshaka ko induru zizankurikira, nshaka kwiruhukira, sibyo? Uwo muntu abahaye abana be umurage wo gukunda igihugu, kuko aba afashe imico ye akayishyira muri eternite, kandi nawe akabwira ati namwe abana banyu muzababwire gutyo, sibyo? Bikaba uruhererekane, igihugu kikabaho. Ibyo biganiro hagati y'abana n'ababyeyi bitabayeho, ukundi igihugu byazageraho bigashira. Ubwo ni wa murage ukomeza. Yego. Urundi rugero, igihugu gishobora guterwa. Umurage wo kwitangira igihugu ntabwo utangwa kuri Cadette kose. Burya umuntu ajya kuri Cadette afite uwo murage wo kwitangira igihugu, aba yarawukuye mu muryango. Ukubwira umwana ati ntukarye ngo ucure murumuna wawe, murumuna wawe niba utazi ahari ntukaryame utamenye ko yatashye, sibyo? Bijya bintu biragenda bikaremamo umuntu wo kuba yajya mu gisirikare, imbaraga zo kurinda umuvandimwe we, umubyeyi we yamwigishije, zikajya kukurinda igihugu, ko na muvandimwe we barabimwigishije, sibyo? Yego. Urakoze cyane rero. Numva rero kumenya gukunda igihugu, hari n'abantu bavuga ngo bakunda igihugu kurusha abandi. Nta meta ipima gukunda igihugu cyane. Gukunda igihugu bigaragarira muri circumstance. Havutse impamvu ituma ukitangira, cyangwa witangira abantu, nibwo bamenya ngo runaka, cyangwa se iyo uri mu byo ukora hari byo nayo ngo rwa rugero rwo kugaburira mayibobo, ntabwo nabwibagiwe. Iyo ubugaburiye mayibobo utari bwifotoze, ntaho uri bujye kubyerekana, ngo n'urukundo rwo gukunda igihugu, utazanagaruka kubimubaza, utazi n'izina rye. Uhuye n'umuntu muri gare wabuze itike kandi agiye atashye Nyamagabe, ukayimuha utazayimusaba, burya nawe uba umuremye w'umutima wo kuzafasha undi. Ibyo bintu bikagenda bihererekana, igihugu kikagira abantu bafite umutima wo gutuma kigumya kubaho. Nibyo ngibyo rero umuntu yakunda igihugu, ni itegeko. Umuntu yakunda ubutegetsi, ni byiza, ariko nta gahato karimo, kuko kuba mu gihugu ntabwo bisanga gukunda ubutegetsi dutegetswe kubwubaha. Kubwubaha ntabwo ari ukubukunda, ariko igihugu cyo dutegetswe kugikunda. Ubutegetsi dutegetswe kubwubaha, kuko iyo utubashye ubutegetsi bukwereka urahangayika. Gute? Erega urumva twabuhaye imbaraga ngo buturinde, ntabwo ari umuntu ufite imbaraga, institution nk'ubutegetsi ifite imbaraga ntabwo wayisuzugura. Abaturage bayihaye imbaraga bose, twayihaye imbaraga twese, igomba kubaha. Ni ukuvuga ngo kutubaha ubutegetsi ntabwo bawubashye b'abaturage, bawishyize muri risiki, babuhaye za mbaraga. Nawe byo gukunda byo sinzi ko wanabipima, nta gipimo cyabyo. Wakoze cyane Aroni, twakoze ikiganiro kirekire ku bijyanye na demokarasi, nk'uko Socrate yavuze ati mu bihe demokarasi izisenya y'ubwayo, kubera ko abajura bazifuza imyanya yo mu butegetsi, abakene bazifuza iby'abakire, abagore bazifuza iby'abagabo, urubyiruko ruzifuza icyubahiro nk'icy'abasaza. Ati ibyo muzagenda mubibona. Ubu rero ikiganiro cyagarukaga kugenda tureba ni bande bihishe inyuma ya demokarasi, bafite izindi nyungu. Twarebye tumenya itandukaniro rya demokarasi n'ubutegetsi, power, twabiganiyeho tubiva imuzingo. Rero ngewe icyo nakora ni ngombwa tuzabisubiramo, tuzakomeza tubisubiramo. Mwumvise definisiyo nyayo yo gukunda igihugu, tuzongera tubisubiremo ibimenyetso ABCD, dore ibiranga umuntu ukunda igihugu, dore ibingibi si ugukunda igihugu, ni ugukunda ubutegetsi, dore ibingibi ni ugukunda indonke. Ibyo byose tuzabigarukaho, ni sije nini cyane, ni sije ndende, kandi wakoze cyane rwose, reka ngushimire. Wakoze namwe. Yego.